ufite amakuru ko ukimara gutera inda watorotse bagufunga gutera inda zidafite gahunda natorotse ngarukiri Bukavu aho ngaho byose nibyo urafashwe oya nagufasha okay waratorotse naragarutse nzakorera inda ariko wari watorotse natorotse byatari bashobora gufunga ibintu byo gutera umuntu inda kubera yamura umwatanyaye ku giti musomana byarangira mukaza kugera ku myaka naho ngaho giti byabaho kurambagiza ukarambagiza umuguyaguya buhoro kwa Jean kwa plan byagera muri ya myaka uti kama mbaya wari umaze kuba umusore wabaga muri ghetto kubanza wabimenye ghetto nabaga muri ghetto sha amafaranga yakuye ya ghetto ghetto twarakoraga n'abari nka mu banebwe kandi ikindi ntabwo ushobora kujya kubeshya guyaguye umukobwa nta mafaranga ufite nta tuvuta umugore nta sabuni umugore nta dukweto kera bambaraga twakamba mbiri ukamugura kamba mbiri kuvuga ngo rero icyo gihe without money without wife none kuki wajyanaga without money without love kuki wajyanaga umukobwa ku giti kandi uba muri ghetto ni hanze mugomba kubanza kuganira kuri kaburimbo bagiraga isoni zo kwinjira mu nzu none mujyane mu nzu nawe kagira isoni abo bagira isoni se agenda bambara kuriya za mugondo za mukondo wazi zaki undi yaheraga hanze umuganiriza ku giti muguyaguye wamubanaga akaguherekeza mukajya hariya ku giti mukaganira gake ariko mwishayisha akagera mu nzu gute rero akazamenyera ukamumenyereza igihe umaze gukura kwa kundi uti wagize wansuye akagusura agusuye nyine icyo gihe rero action cut taha action cut taha agataha nawe ukasigara urofera reka rero tubone no gusuza abanyarwanda bari hirya no hino mu ntara ndetse n'umujyi wa Kigali muri kumwe nanjye Kanyombino muri kumwe na Kayitangone Njoli alias Kanyombya icyo gihe rero tugiye gukora ikiganiro cyacu muri Kanyombya live mukunda ko mubona buri gihe tukakora ibiganiro cyangwa se tugakora comedy nangwa tugakora filme Sagatwa muziko yasohotse muziko na comedy zasohotse atari ahangaha ni Burundi ejo bundi narindiyo kandi ngiye gusubirayo kubera ko abarundi baradukunda n'abavandimwe bakabatumira abanyarwanda kugira ngo dushobore gusabana dusangire kandi duhane ibitekerezo mukabona rero mugasanga ahubwo hariya ariko hano hirya igisenyi turi kubona bajasa arashaka ko tubonana igisenyi ariko sinzi impamvu tutashoboye kubonana ariko amaherezo ni ukubonana nk'abakomediye bakuru ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa n'aba muri Congo ariko jasa yageze mu Bubiligi n'ubu nanjye nari mfite gahunda yo kuzajya Australia mfite na gahunda yo kuzajya mu Bubiligi ariko ubu ngubu ibishoboka Imana izabishyira kuri gahunda ubwo rero tugiye tureba tugasanga ese comedy tugeze he ubwo tutangiye kugenda dusura abavandimwe bacu mu bindi bihugu tukazasura Tanzania tugasura Kenya nubwo nagiyeyo ngira ngo murabona ko nambaye ibendera rya Kenya nagiye Langata mageze dukora filme ibintu bigenda neza cyane barishima ariko usibye ko ngo bakoze editing birapfa ariko se mu editing gute mwaje mu Rwanda tukabakora editing tukana uploadinga da ariko mukajyana ibintu byanyu kugira ngo mubone views ariko muri rwego turashaka kugira ngo tubabwire ko Kanyombya live nimukore subscribe tugiye muri subscribe nkeya cyane zitari nkeya ariko abafani bacu baratwongerera muri Amerika yo hepfo ruguru twajya muri Shiri ni hepfo da nangeze ngo ni hafi ya Argentine wagenda ukagenda hirya muri Mississippi Missouri ndabasuje abanyarwanda bariyo bishu zacu bageze hano tukabakira kababwira rero mukore subscribe mugerageze mwohereje mukore share mwohereje bagenzi banyu bagerageze barebe niba ibyo mu Rwanda bakora mwasanzeyo ari byiza rero tugiye gukora ikiganiro akabiri cyanjye Kanyombya live ndi kumwe na Sebahizi Yves yes dusuhuza abantu bose bakunda Kanyombya live twizere ko bameze neza ndetse n'abatameze neza Uwiteka Imana borohereze abagirire neza tugiye kuganira rero na Kanyombino kuri Kanyombya live na amata yivanze n'amavuta
noneho amata avanze n'amavuta urashaka kungira ikigoryi ko ntize ni ukuvuga ngo niba amata avanze n'amavuta iyo ni solution yihe niba ari koroidale uzi ko uvanga amavuta n'amazi amavuta akajya hejuru bikaba iki bikaba solution koroidale ni ukuvuga ngo rero turashaka kureba ko muri chemistry udashobora kuvuga ngo amata avanze n'amavuta ubanza amata n'amavuta ariko ubanza kubera ko amata atanga amavuta bishobora kuba ari solution imwe niba ari homogene niba bishobora kubyara yahurute yahurute ikabyara yahurute nk'inyange yes rero abakunzi ba Kanyombya live uyu munsi ariko yego uyu munsi twifuje kuganira na Kanyombya kugira ngo tuganirize ku buzima bwe urugendo rwe mbere yuko atangira sinema na nyuma yuko yinjiye muri sinema byari byoroshye kwinjira muri sinema nyarwanda byari byoroshye icyo gihe bagitangira sinema dore ko ubushobozi kuba producer bwari bukiri buto cyangwa se bwari bukiri buke amafaranga ntabwo yabonekaga nk'uko ubu ngubu aboneka ariko turabanza duhere mbere yuko yinjira muri sinema Kanyombya Kanyombino reka duhere mu bwana bwawe n'iki wibuka aho hantu uvuze niho heza mu bwana bwawe wibuka iki kuko ngiye kuvuka nabutse neza ntabwo nabutse ndwaye ingonga wavukiye kwa muganga byanjye kuvuka navukiye kwa muganga ariko ntabwo nibuka uwambyaye niwe wabimenya ariko ngiye kubireba ndareba ngasanga navukiye kwa muganga kuvukira mu muhanda nangwa mu modoka nangwa se mu bihuru ntabwo byabaye kuko twebwe twari abantu dushishoza kandi twari abasirimu ntabwo twari abakene nangwa abatindi umuntu ajya kuvukira mu bihuru gute nuvuga ko wabuze ambulance ariko rero ambulance ntabwo zahozeho ariko wafata umuntu ukamushyira mu ngobyi mukikorera mukamujyana ku bitaro icyo gihe akavuka navukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mvuka neza ubwo uri umukongomani rero ubwo uri umukongomani wabuze ko twahunze se okay ababyeyi barahunze bavuka niba barabuze batwaye amada simbizi ariko baravutse mvuka gutyo nsanga mvutse neza ntabwo ari nasanze ahubwo nasanze abantu bameze neza atari abatindi atari abatebo papa yarize mama yarize mererwa neza uvugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kahe gace si kuri Goma se Goma none se abandi bakabeshya ngo navukiye mu mujyi wa runaka mu mujyi urareba Kigali itameze neza nta mujyi umeze nka Kigali ntabwo ari Kinshasa wavukiye Goma abavuga rero Kinshasa no gushaka kwishyiraho ngo nabahatari ushaka kuba waravukiye ni muri Nyakatsi utabizi ariko rero navutse neza nsanga ababyeyi banyari beza nsanga ababyeyi bifashe neza usibye ko ntavukanye inkweto ariko nasanze abantu bambara inkweto baragura baranyambika nsanga abantu bagenda dede bambaye inkweto wari umwana wa kangahe icyo gihe mu muryango wawe wa gatatu wari umwana wa gatatu impundu ziravuga mu muryango ntabwo wabugize impundu ntushaka uburoge ariko rero impundu zarabuze ko nabuze ko nayo twari dufite abavandimwe n'umuryango ni ukuvuga ngo ubunyano buraribwa ubwo bunyano ntabwo mbuzi niba bareba iki numva ubunyano ngo ni utuntu bavanga ni utuntu tw'umwana ntabwo ushobora kurya ubunyano muri famiye zanyu mwabyaye ngo rya ubunyano sinshobora ibyo bintu bintera iseseme bishobora gutuma umuntu agira ikintu cyanoze degerasi ugasanga umuntu ngo yari ubunyano naho ngo bashyemo ngo akantu k'umwana twa tuntu nyine hari mu mwaka w'1900 sinibuka genda ubaza bambyaye nawe cyagiye ntabwo nibuka utinya kuvuga imyaka yawe oya nta myaka ntabwo nigeze mu muhinzi numva ngo witwa Sebahizi ushobora kuba witwa Sebahinzi simbizi ariko ngiye ntabwo nigeze mpinga imyaka ndasanze iwacu bafite amadepo y'imyaka y'ibiryo ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo myaka rero ntabwo mbizi abantu bahize nibo babizi imyaka se ndayizi ni waho ku irangamuntu yawe ntabwo uzi irangamuntu w'imbaza si wowe segiteri ntabwo wari wayimpaye irangamuntu ndayifite ariko rero niba nyifite sinayigendana turacyari mu bwana wari utarafata n'irangamuntu rero mu gihe umbwira ngo mu bwana bwanjye ntabwo umuntu amenya ubwana bwe amenya igihe yakuriye uvuye mu myaka nk'itandatu wagera mu myaka 10 ukaba ugenda wibuka no mu myaka 3 ntacyo wamenya
ariko ikintu ugiye kubabwira ni uko mu myaka nari mfite nabifite ubwenge kandi bukaba ari kavukire ko nasanze iwacu batebya baseka bishima mu mirerere baturezemo ugasanga ibyo bintu byose uragenda ubikopera ni nacyo gituma ugomba gukopera ibya bagenzi bawe byaba muri business ugakopera ibya bagenzi bawe kugira ngo urebe ko wakwiteza imbere wakuze uri akana k'akanyabwenge ntabwo nari akana ari umwana w'umunyabwenge akana n'akiwanyu ako ni akatarariye gafite bwaki k'akabsenzi katanyoye igikoma katanyoye amata katariye inyama ibyo byose warabibonaga hari ubushyimbo bwahagaze ibyo byose warabibonaga wabashaka kubibona ntabwo wabibonaga ariko igihe bakuye ibiryo bigaze mu myaka nk'umunani waramenya uti ko ndi bigaze ukamenya isitori uzashyiraho kera umaze gukura ni nacyo gituma rero icyo gihe cyari igihe cyo kuba ufite ubwenge ufite ubwenge ukavuga uti ndahera ahangaha nkore tara yanjye okay aho utangiye kumenyera ubwenge rero nibyo ngira ngo wenda dusangize aho utangiye kumenyera ubwenge noneho navutse nta bwenge mfite aho utangiye kuvuga uti yavutse mu banyabwenge avukana ubwenge ariko noneho hari imyaka wagezemo wibuka ubu ngubu ushobora ibintu byo mu imyaka yo guhinga y'ibishyimbo ndavuga imyaka ibintu byo mu myaka nk'itatu ushobora kutabyibuka ariko nko mu myaka 7 utangiye wenda ishuri sinzi igihe watangiriye uzi amadega wakoraga uburyo witwaraga amaki amadega uburyo witwara ntabwo rero ushobora gufata ni imyitwarire ariko ukuntu witwaraga nawe kuvuga amadega dega mu gifaransa bivuga ko ari amafuti yego ariko ntutubeshye kandi ntunigire ngo kuva mu myaka noneho ntunigire mwiza utubwize ukuri uko byari kwigira mwiza se amavuta ngusabye ya mukorogo nangwa ibyo kwisiga n'ibyo ngusabye ariko kwigira mwiza umuntu yigira mwiza ariko yisize tuvuta yakarabye yoza isabune ngiye mbona abantu bagenda mu muhanda hano ngo n'abana bo mu muhanda ntiboga ngewe icyo gihe ntabwo twigeze tubona abantu bo mu muhanda abantu bagenda babwerabwera badeambira bakora deambirage twebwe rero mu bwana bwawe wari umwana umeze uti ubwo ni ukuvuga ngo mu myaka 9 nibwo natangiye kugira ubwenge noneho bwo kubana n'abantu nabanaga n'abasaza tukaganira ni naho nakora ubwenge kuko utaraganira na se ntamenya icyo sogokuru yasize avuze icyo gihe rero tuvuga ngo nta kindi nabanaga na sosiyete nyarwanda hari ibintu wibuka nyine muri ubwo bwana abanyarwanda turi mu mahanga yego hari ibyo wibuka muri iyo myaka tukabana tukishyira hamwe tukaganira n'umuco nyarwanda ko bahunze bafite umuco tukabimenya ubwo rero ni ryari wari umwana umeze ute nicyo dukeneye kumenya dukeneye kureba iyo sura ya Kanyombya muri iyo myaka yari umwana umeze ute icyo gihe nibwo nagiye gutangira ishuri natangiye ishuri muri 60 ndibagiwe sinibuka ubwo rero nibwo natangiye kugira ubwenge no ku ishuri nafite ubwenge ariko singiye kwigira mwiza naradubuye mu wa mbere waraduburaga nagiye kwicara ku ishuri ry'intebe aho kureba kuri taburo ko ntabwo nari nzi taburo ndeba inyuma abana muri ibyana by'Kongo bikambaza mbona unaikala hivi mbwira mugenzi wanjye ariko na mubyara wanjye witwa Kagabo none arambwira ngwino twicare hano nka data sawa tureba kuri taburo nibwo twabonye kureba kuri taburo tureba taburo none nibwo twabonye umwarimu bwa mbere ku ishuri wabaga umeze ute imyitwarire wibuka yo ku ishuri nari umunyabwenge ntawankomaga mayeri nari mbese ikintu cyitwa espieglerie ni ukuvuga ngo ujanja ubucakura ubucakura utari ncakura ntacyo wamenya baguhondagura icyo gihe rero niba natangiye kugira development y'ubwenge ndareba turamenyerana sosiyete y'abakongomani turayimenya ko twe twari impunzi hanyuma ku bijyanye n'imyitwarire ubwenge wari ubufite ariko si imyitwarire hari igihe umwana bavuga bati uyu mwana yakuze ari umwana ukubagana cyane cyangwa se yakuze ari umwana hari utuntu muri primaire umwana akora wabiretse hari imirwano hari ibiki hari ukwibana tuntu nk'utwo ngo kwiba byo wanyimyaga ikaramu nkakwiba indi nanjye ntabwo nashobora kuzana ikaramu yaguraga 20 hanyuma ngo uranyibe ikaramu iyanjye igiye nagomba gufata iya mugenzi wanjye nkayitwara ntabwo ari kugura indi icyo gikomere mbonye nawe ntakigire none se niba ari injiji mina pereka tu nagomba kuyijyana ikaramu ntabwo wigeze ufatwa na rimwe ufata hehe ufatwa we ntabwo umuntu ufite amayeri afatwa ibicucu nanjye icyo gihe abantu hari ikaramu
ngo ntabwo nakwita igiciro ariko njye nanjye ngomba gufata iya mugenzi wawe none se yarangaye hari injiji nyinshi hari abantu b'injiji ntabwo hari hakaba injiji hari injiji nyinshi abantu nk'abantu 40 biga harimo injiji nka 16 iyi injiji ukayifatira ikaramu nayo ikajya iwawe ikababwira ati njyewe ikaramu yanjye bayibye mama bagakubita bagahondagura ariko nazanye iyanjye kandi icyo gihe igiti cyari cyemewe ureke ubu ngubu inkoni bazikuye none ngo nta muntu ukubita umwana ubu ntabwo bikemewe ariko icyo gihe ngo inkoni ngo ntabwo ivuna ngo ntabwo ikora iki ngo ntabwo irera ngo iravuna bagomba kuguhonda bataraguhonze ntabwo wagira ubwenge warakubiswe nawe mubaya sana umwarimu wankubise wa mbere yitwa mwarimu Etienne yarankubise kabisa nkubita hasi ndapfukama uzi kumupfukamisha uzi gushyira amaguru hejuru ibyo bintu ndabyanga niba uzi wankubita inkoni nkagenda kuko ugira ngo umbwire ngo manika amaguru barakumanikishije kweli biravuna bizaniye ukazana ibyuya byinshi cyane barakumanikishije ushyira hasi bagukubita pa ngo pa ni ntoya warakubiswe bya hatari uzi akantu kitwa karegere regere urayizi hari late hari regere hari raporteri kuko bita mu mutwe regere ukayumva imitsi y'igihanga irareza warakubiswe nyine byanyabyo ibyo bintu byaduhaye ubwenge byatumye mugira ubwenge gute kubera ko ugomba kwitonda kugira ngo utongera gukubitwa udahondagura ukavuga uti noneho ninjya ku ishuri ngakererwa biragenda gute mwarimu arankubita nangwa arampfukamisha uzi gupfukama amavi akamera nk'ay'ihene agakoboka ibyo bintu rero ukabyitondera none ukagira education inkoni udashobora kwibagirwa wakubiswe uzira iki icyo gihe naziraga iki ahantu wakubiswe ukavuga ati nanjye noneho ndiyanze ugiye muri recreation iki bita kujya mu mikino ukajya kugura irindazi hanze babyitaga ibitumbura gusohoka ikigo nyine utabyemerewe ugasohoka ikigo ukajya kurya igitumbura ukaza wakerewe ku gitumbura cyacu badukoraga isukari ugakozamo kugira ngo urye warazaga nyabuna ugakubitwa regere ntabwo bakubitaga inkoni yo ku kibuno regere mu mutwe kocu ukajya n'inkokora gutya bagakubita bati genda ajya mu ishuri ibyo nibyo nibuka byari bibi cyane barakumvishaga ariko gituma mvuga ni ababyeyi b'ubu ngubu bavuga ati inkoni ntirera mureke abana bigwize bishyire bizane inkoni ntabwo irera ariko inkoni yatumye tugira ubwenge yatumye mugira ubwenge mwebwe umaze gukura kuba insore ribaye n'insore aho ngeze ingimbi oya urangije primaire winjiye muri secondaire tugeze mu myaka 12 rero yego turangije primaire tugiye muri secondaire yego waretse tukabana n'abakobwa ukajya wandika chérie je t'aime ukandika ugashyiraho agashushanyo k'inuza k'umutima ugashyiraho amaraso ugashyiraho ibintu byo gutereta warabibashaga umva nawe tutangiye guteretera ku nzandiko wowe umenye utangiye kumwandikira ukohereza kuri ahantu hitwaga Saint Lucile yari amashuri y'abakobwa ariyo natwe turi mu y'abapadiri ukohereza nyine imitoma warayibashaga agakuka umutima cyangwa barakwandikiraga kubwerabwera nk'imbwa imbwa burya ingenda nijoro igiye gushaka uko ishaka nyine ukagenda wagera muri famiye ukamubwira ko nta telefoni zabaga ukahamagara akaza mukabona nijoro mukajya ku giti mukahoberana mugasomana kakabarwa ukamwereka ukamujyanira akantu kagashapure se ko twiga mu bapadiri akaba ari kumushukisha iyi ni kado nguhaye ni kado ukamwereka akaguha akabizu ugataha ukajya byarangiriraga kuri bizu se ni bizu ukagenda abasaza bahitaga nijoro bakubonye bakwasa bari kujya kugurira kuri so na nyoko byabaga ari ibindi bintu mukabana gutyo ariko iyo mitoma hari igihe yari imitoma y'ubugoryi ntacyo mwakoraga nk'abo ubu ngubu bakoraga imitoma gutyo bakavanamo no gusambana babibyaza umusaruro bakabyaza umusaruro bagatera n'amada none mwe twebwe twari nk'ibigoryi ariko amujyanira kado nawe akakuzana kandi rwa rupapuro rwanditseho ibintu nk'ibi bikarangira ku mpapuro tu c'est tout twe twari nk'ibigoryi twari ibiwerewere ariko byarimba bari bafite ubwenge ubwo urumva nawe babaga bahari bafite bikorera hese wabaga iwanyu n'undabaye iwanyu mu bihuru oya nta bihuru bagusanzeyo ni nk'igi wumva ngo abakobwa ngo babanye mu maroge biki by'amaroge se twari tubizi ko twari ibigoryi nari meze nka sififu
niyo gicu cya mbere yiga ku ishuri ryacu. oya none se ku bintu bijyanye no gutereta wari ubizi cyangwa barakwandikiraga utubaruwa none si igihe utangiye kwandika niyo treatment wari ufite oya hari abantu bandikiraga hari umuntu wabwiraga mugenzi we ati wowe ndusha gutereta nyandikira akabaruwa are ntawe ari kukwandikira bya bindi byanyu bigezwe ngo wampaye aguha iki hamwe ndagukunda amaraso yanjye ngewe ndumva rwose mu mubiri wanjye urimo ukaba ikigoryi muri ubwo buryo naho byaga cyo gusambana ntabwo byarimo mwe murasambana ubu ngubu musigaye muteretana musambana ibyo bintu nibyo bisigaye byaravutsemo gutwara amada y'ingurane gutara amada adafite raporo gutwara amada bakakujyana muri ADN nka nuza nka cya kiberero n'ikindi ibintu nk'ibyo ngibyo nyine biravutse ubu ariko icyo gihe ngo hari hariho urukundo rwa nyarwo nta nyarwo umuntu handi ukumbura umukobwa ukaririmba akaririmbo ukamushyiraho akaririmbo nta gucuranga nta miziki yahozeho kereka munanye ukakaririmba wakaririmba gahe uraririmba kandi abasaza bari guhita nangwa abantu bari guhita bari kuririmba ari n'ibandi reka gake twati nta watinyaga ibyo bintu warabikundaga ariko akabamo akantu k'ubujiji ukamubwira mpabiza ngo reka wagira imana akakwemerera ugafata ku ngufu igihanga ukagisoma ibyo ntabwo byabagaho nta bigoryi byabagaho bisambana ubu ngubu abantu ubu barasambana usomana bwa mbere wiyumvisha babigezeho usomana bwa mbere wiyumvisha umeze gute wari ufite imyaka ingahe yaguha akabizi ukagenda wiruka wishimye ukarara utariye ukajya kurya noneho ariko ataguha ako kabizi ukagenda ukarara utariye ugatekereza n'ibyo za ndirimbo za kera sheri wanjye nkunda tugasamare kanjye ndagasongarere umusongarere afite ubwenge ki nta bwenge afite nakubajije ngo usomana bwa mbere wari ufite imyaka ingahe usoma nde ko nasome benshi oya bwa mbere wari ufite imyaka amazina yabo bwa mbere amazina yabo yego wa mbere ngiye kwisengera oya ibyanze bikunze arabizi hari witwaga kandi mwari mutaranamenyana ko nibagize izina rye hari witwaga umwe babiri batatu bane komeza batanu abo ni abasegonderi gusa oya hari umwe wapfuye ahubwo ntabwo ari wapfuye ni babiri bapfuye ntabwo tubavuga hari n'undi witwa abasegonderi ni bangahe Veronica wariho sinzi aho niba yaraheze sinamenye hari witwaga ari muri Amerika ariko simubuze kuko tujya twandikirana bamenye utazimuzanamo aha wari ufite imyaka ingahe 12 bwa mbere none se urumva nagiye muri segonderi urumva byaba bimeze bite 12 yonyine 12 kuri école kuri collège Saint-Sauveur ntabwo wari woroshye nari igitangaza ahubwo niho havuye ubwenge burakara ugenda ubwenge nyine wari ufite ubwenge buragenda wambajije ibyo kunywa inzoga ibyo byatangiye hari ahantu hari imirere iteye ubwoba kanyanga arampamagaye wakumva ari kutumva ikiganiro wa musheri wawe wa kera wo mu bwana n'abatari we umubwira mu kiganiro si wawe ndi wo muri Amerika mushyire loud speaker twumve halo shyiraho paralele twumve halo aha ndagufatishije sasa angalia sasa halo salama ubwira ati ubu uri live kuri Kanyombya live ubu rero ndi kuri Kanyombya live ubu ndi muri interview nshaka kukumurika wana haki ya Mungu muri none se iyo ngiye mujya mukorora uri hehe ari hanze ari he ari i Burundi siniko nako ya Bujumbura le 15 ubu reka ndi gukora interview turabonana mu mwanya sinjo vile vile kwa naniuliza sasa mimi nilikuwa petea sasa nilikuwa napenda wanamuke
jewe nani Herode nari Herode. Ushapata mwingine huko. Sungoe nitakutana kule Lekenze. Haya. Karabaye. Aha. Wininzo urabe kuntu bari kuhamagara ko bari kurikirana ikiganiro. Uyu nguyu rero ubanza ari umuntu akunze nawe akaba ari kubyuka. uwo ni Nzovu? Ari kubikurikirana. Urero no kuvuga ngo rero iby'abagore urareba ko bari kukurikirana ikiganiro bakavuga ati bari kugukumbura, barimo baragukumbura. Reka duhamagare inshuti yacu. Ngaho Karabaye. Reka mbe Twikomereze ikiganiro. Tugikomeza rero ikiganiro. Urareba ko bamwe batangiye kutwumva mu kiganiro bakaba batangiye kunefura bari Bujumbura. Bamwe batangiye kugukumbura. Ku myaka 12 yonyine wari uzi ubwenge bwo kuba wasoma umukobwa. None se Sibyo? ariko gusoma ntabwo gusoma inzoga. Gusoma ni ikintu cyiza kikaza effective y'urukundo. Wumvishe umeze gute Sana. bwa mbere? None baragusomye wirukanse ugiye mu rugo urariye ugize apeti ibyo se ni iki? Ni sawa ni apeti nyine. Wumvishe mu mubiri wawe umeze Tekereza bagukubise urushyi akujombye urushyi mukundana nawe uti aranyishe we yaranyashije ukaza ugasaba imbabazi nibwo mwongera mugasubukura urukundo. Ariko byari byiza igihe umuhaye akabizu akakwemerera wabaga ku giti wirukanka muri jardin ukajya mu rugo ukarya kabisa ukagira apeti. Urimo urazamuka mu myaka 12 uragiye. Nakubujije kumbwira imyaka sindi umuhinzi. Wewe witwa Sebahinzi. Aje. Witwa Sebahinzi Yves Sebahinzi nako ariko ntabwo aje. Aho tugeze mu myaka twageze mu myaka 18 utangiye kuvuga uti ndashaka inshuti. Oya, buretse kujya mu myaka 18 urazamuka watakaje ubusugi. Ubusugi? Ubumanzi. Ndari sugu nyewe. Watakaje ubumanzi ufite imyaka ingahe? Nitwa Kamanzi nyewe. Genda kubwira ubumanzi simbuzi ibyo bintu by'ubumanzi na Kamanzi nitwa Kamanzi tukakayita ngo Njoli alias Kanyombi. Kayita Nkore Njoli alias Kanyombi. Nawe byo gutakaza ubumanzi ibyo ngibyo umbaza. Ibyo ni ibintu byo bya bintu njya numva ngo umwe ngo ni vierge ngo ni none se hari icyo arwaye. Nubwo wajya gutakaza ubwo bumanzi utakaza ubumanzi it mean what? Nguri imanzi y'umugabo, imanzi y'umusore, imanzi y'ingimbi, imanzi y'umuntu adolescent. Ngo watakara ntakaza ubumanzi. Ubwo bumanzi butakara bute? Yagiye kabutora se kongera kabwambara. No vuga ngo wowe ntago wemera ko umugabo atakaza ubumanzi. Atakaza iki? Arabuhorana. Niba yarabanye ubwo bumanzi nabwo ubwo bumanzi witwa ubumanzi. Arabuhorana. Mbona umuntu afite imanzi mu gahanga n'ahandi. Abutakaza wowe baba bagushizeho imanzi hanyuma nangwa wakunosha ukagira ntabwo ari imanzi ni ukunosha ukagira ubusembwa. Okay. Watakaje ubusembwa. Reka mbibaze mu buryo buri clear noneho. Takaza ubumanzi. Reka nkubaze mu buryo twajyanye i Gatsibo. Uretse wagiye i Gatsibo. Tugeze i Gatsibo byagenze bite? Buriya ibyo wakoze hariya muri hoteli watakaje ubumanzi. Warasambanye. Ibi bintu byambaza. Uyu mutipe ni inshuti yanjye twarabaye. Kandi ariko turacyabana. Ndiga muri umuntu. Ariko uravugije uri ko ibyo bintu gutakaza ubumanzi. Nshaka kumva ndashaka gusobanukira. Ushobora kusobanura gutakaza ubumanzi ni ubumanzi. Wabutse uri mu manzi. Ufite ubumanzi. None watakaje. Igihe utakaje butoragura. Niba bugufitiye akamaro butoragura. Ariko niyo ndirimbo irahari ya Cecile Kayirebwa avuga ngo Uwimana yahaye ubumanzi ijya kumu. Uriya Cecile Kayirebwa yarafite ubumanzi se? Oya yarari kuririmba. Oya wewe yari abizi yatakaje ubumanzi. Umwana yahaye ubumanzi. We yaririmbiraga nini? Ni umugabo we, ni umugore we. Okay, reka mbibaze mu buryo bweruye nta kibazo. Kuko ushobora gutuma ndakara. Reka mbibaze mu buryo bweruye. Uryamana n'umukobwa bwa mbere wari ufite imyaka ingahe? Kuryamana. Kunaryana n'ababyara banjye se nkaryamana nabo tukabyarana n'abashiki banjye bamwe na bamwe kwa data batwaye turyamana. Mwarabyaranye bashiki bawe kwa data wawe? Kuryamana bisobanuye kubyarana. Oya waruvuze ubu ugaramye hano ukaryama ku gitanda mushiki wa karyama hano umubyara wa karyama hariya niyo bisobanuye gusambana. Ibyo bintu urimo ntabwo mbizi. Ahubwo twaryamye turi abana turaryamana. Ahubwo ntabwo twaryamye bisambana. Ibyo gusambana mbibonye ubu ngubu. Ngaho ntacyo twibwirire noneho warugeze mu myaka 18. 18. Aha utangiye ngo kumenya utundi tuntu twinshi. Bwa bugoryi burangiye. Bugoryi bushize. Bugoryi bushize. Siko nabonye umukobwa wa mbere se. W'inshuti.
yanyanze ati ibyo bintu ntabwo mbizi. mwapfuye iki? Twapfuye ko mubwiye ngo turyame noneho bya bindi byo gukorana gusambana. Aha. Arabyanga Arabyaga muhita munatandukana. basi ndabwo ibi ntabwo bishoboka. Bigeze mu myaka 25 ndashaka. Nibwo rero namenye gushaka icyo ari cyo. Ariko ngo bwa bumanzi niho bwatakaye. Ubumanzi se by'ubumanzi ntabwo mbizi. Ibyo bintu muvuga ushaka kwigira abanyeshuri cyane bazi ubwenge ariko twari tuzi ubwenge kubarusha. Ubumanzi simbuzi. Ugeze mu myaka 25 urashatse. Ndabyaye. Umwana wa mbere? Ndakoze ndabyaye noneho. Ukoze iki? Exercice finale. Exercice physique. Physique. Ndabyaye. Fini. Nibo nanjye rero kuba nibwo bwa bucucu bwose bushize. Bwa bucucu burarangiye. Bwose burashize. Ubwo ni ibintu by'uburaya. Abantu bageze ako twebwe ntabwo twari indaya twageze muri iyo myaka noneho ugatangira kugira ikintu cyitwa sexualité ugatekereza sexualité na mugenzi wawe ufite sexualité noneho mugahuza mukabyara. Umwana wawe wa mbere wamubyaye ufite imyaka ingahe? Ntabwo bikureba kuko nawe uvuga inka ntabwo zibara. Kuko uravuga imyaka ntabwo mvuze ngo tubabare. Uravuga imyaka bigasa nkaho nagiye guhinga. Uwo mugore se nashatse naramurimye. Ntabwo namuhinzemo. Ahubwo twara Okay, ku myaka 25 urashatse. Aha. Ndabyaye. Urakoze urabyara. Nibwo bwa mbere wari ukoze ibyo. Ariko nakwibutsa bya ndi mwakoreye ntuza Gatsibo. Ibya Gatsibo tujyana Gatsibo. Turabigarukaho. Ntawe kubigarukaho reka nkwibutse. Biriya byari ibintu bidasa n'ibyacu. Kuko tekereza kujyana n'inshuti. Kweri. Ntabwo wamemukiye ariko turabigarukaho. Kubera ko nari mfite ubwenge ubwo narakuze ndi mukuru. Ibintu wankoreye sinzabibagira mu buzima. Niba nabyumva akaba ari Gatsibo azamenye ko uriya muntu ni indaya. Cyaje njyane leta ngo aranshaka. Numva ni sawa. Arambwira ngo sanase. Ahubwo yijyanira na yibe wari. Barajyana. Iyo mwankoreye hajya wari he? Arwaye indwara yo kuvuga ukuri. Sitwara twirebera. Wavuze ngo tuvuge ukuri ntabwo twaragiye impyisi nangwa ihene. Ahubwo iyo waragiye ndabivuze n'ukuri. Okay, tube tubiretse turabisubiraho n'undi munsi. Babyumvise uhemu wankoreye. Nibwo bumanzi wataye se nangwa watangiye kera wahereye kera. Kiragiye urabyibuka neza ko hari harimo umupira wa Arsenal na Man City. Mwakoze wari Arsenal ari Man U. Niko warya yitwa ntabwo byibuka nureba usambanye. Abantu basambana ntibibuka cyane. Usambanya mugenzi wawe ntumwibuke. Kuko n'ubusambanye burimo buguzi cyangwa se ibiki. Twebwe turabyara tukamenya twabyariye nabo. Tukarongora tugashyira mu mago. Urumva se? Ni nkuriya nawe. Tubonereho no gusuza imfura yawe. Ahari muri Uganda. Ni pasiteri ya Uganda ndamusuje. Pasiteri. Ngasuza na Daniel muri Amerika. Na umwuzukuru wawe kubatamuzi na nyirakuru witwa Pascazia. Na wari muri Amerika? Bari muri Amerika. Na wari muri Amerika. Tubasuhuze cyane. Nyirabayazana nawe musuhuze nawe wazanye ikiganiro bavuga iby'Gatsibo. Yitwa Ndembesi ndamwibagiwe. Kiwerewe amwita Mucyo aha. Duze n'abandi se? Duze na Felician nawe, Ferenu na madamu we, mama Cyusa na papa Cyusa. Ntago ari kumusiga. Ntago namusiga kubera ko arankopa ariko yisuza nabi. Dusuze n'amahumbezi. N'amahumbezi nawe wicuza nabi. Uri mukadukinira hariya kwa mahumbezi twamugize kapiteni. Nawe yishyuza nabi. Twamugize kapiteni. Nawe yishyuza nabi. Kandi akagenda yongera y'ijana. Na Ruwanje. Kuri buri kintu. Na Ruwanje. Yes. Ubwo twari tugeze ku myaka 25 ushatse ushatse ku myaka 25 ariko ufite umwana. Naravutse none ndashatse mu myaka 25 ufite umwana naho aho byaye umwana. Washatse udafite umwana. Ahubwo wivuga imyaka ni myaka 25 ubwo namubyaye mu myaka 26 avuka. Sylvie. Nari mfite myaka 26. Sylvie. Yego. Nuvuga ngo 25 tenyi ninda. Noneho 25 ako mutabana
tubana watenda noneho ni bya bindi byanyu noneho mwebwe muragenda mugakora ibintu by'ubusambanyi mukarongorana hanyuma ukamuta akagenda nawe ukajyana nawe ukagenda ugatorongera ko ufite amakuru ko ukimara gutera inda watorotse bagufunga gutera inda zidafite gahunda natorotse ngarukira Bukavu aho ngaho byose ibyo urafashwe oya ntabwo mfashe okay waratorotse naragarutse nzakorera inda ariko wari watorotse natorotse byatari bashobora gufunga ibintu byo gutera umuntu inda yaratarageza imyaka icyo gihe yaratarageza imyaka cyafite 18 yari yayigeje ahubwo none watorokeye iki umuntu ujya gutwara amada burya bageze igihe cyo gukora icyo gutwara kuki wateye inda ugatoroka bagufunga nibyo by'ibingibi byo muri Kongo barabahita bafunga ntabwo ari Kongo n'ahandi utera umwana w'abandi inda gute kubera yamura umwatanyaye ku giti musomana byarangira mukaza kugera ku gihe ku myaka naho ngaho giti byabaho kurambagiza ukarambagiza umuguyaguya buhoro kwa jean kwa plan byagera muri ya myaka uti kama mbaya wari umaze kuba umusore wabaga muri ghetto kubanza wabimenye ghetto nabaga muri ghetto sha amafaranga yakuye ya ghetto twarakoraga n'abari nka mu banebwe twebwe twarakora turi ku ishuri tukerera minerval aho kugira ngo ujye gusumbuwa wawe wakoraga nyine uduke yagurishaga imyenda ariko ngo n'ukuntu mwajijishaga abantu apani yo kumigozi wari ukuntu mwajijishaga abantu mwagiye kurangura imyenda ntabwo twakora nakwibye ngomba kukwiba wabigenza gute ukamumarira umwe kandi undi uri indani bityo rero bigatuma ubona amafaranga kandi ikindi ntabwo ushobora kujya kubeshyabeshya uguyaguye umukobwa nta mafaranga ufite nta tuvuta umugure nta sabune umugure nta dukweto kera bambaraga twakambambiri ukamugura kambambiri kuvuga ngo rero icyo gihe without money without wife none kuki wajyanaga without money without love kuki wajyanaga umukobwa ku giti kandi uba muri ghetto ni hanze mugomba kubanza kuganira kuri kaburimbo bagiraga isoni zo kwinjira mu nzu none mujyane mu nzu nawe akagira isoni abo bagira isoni se agenda bambara kuriya za mugondo za mukondo wazi zake undi yaheraga hanze umuganiriza ku giti muguyaguye wamubanaga akaguherekeza mukajya hariya ku giti mukaganira gake ariko mwishayisha akagera mu nzu gute rero akazamenyera ukamumenyereza igihe umaze gukura kwa kundi uti wagize wansuye akagusura gusuye nyine icyo gihe rero action cut taha action cut taha agataha nawe ukasigara urofera agata action yabaye ariko nibyo byari urukundo rwiza niba ngubu n'ubugegera gusa ugasanga ibintu biraturongera kimwe cyagiye mu gasyata ikindi cyajyanga mu ijoro biragiye bikazaviramo kujya gutega bikavamo uburaya bakubwira bwa mbere ko wateye inda ariko buriya bujiji bw'uburaya nka buriya bwari bwiza bakubwira bwa mbere ko wateye inda wumvisha umeze ute bakubwira yakwibwiriye yarakwibwiraga ati amaso ku maso kabaye ugashaka inzira uganamo rero ugahunga ivatiri yatotse amapine yabikubwiye muri kumwe ntabwo ari nk'ibi bya banzovu babyara bakajya kubyara abana bareshya ugasanga bataye urugo ntabwo uturugo icyo gihe rero wigaga none kwirera akibikubwira ariko wabashije kubyakira tuvugisha ntabyakira indakimbiya ntiyabimenya ariko maguru yasarwa yasizwe n'imvura n'umuyaga ukagaruka kamera nka ya ntama yakanzwe n'impyisi ukagaruka kugira ngo urebe ko mwabijyamo kugira ngo mujye mu mishyikirano ahasigaye noneho emera ko wateye inda ukemera ko nabivuka muri se wari wabihakanye ntabwo wakana warirukaga we wabanzaga kwiruka kabuno mpamaguru tera inda ibyo ngubu utera inda ukigira ikigorogoro ntumenye ko wateye mugenzi wawe inda ukamwanga nangwa se ugatangira kwanga abana nangwa se bakakubaka we ntabwo ibyo ari kubikora ntabwo no ibya kera byari byiza wemeraga umwana kuko wabikoze yego wabakubizi ko wabikoze abungu barabyanga kubera iki bashaka ubukire bashaka kugira ngo batabona ingora bagasanga inshingano barazanze nangwa basanga igihe ubyaye umwana ukagira ngo bagushyire inyonjo umaze kutubwira ukuntu twari tugeze uburyo wateye inda ugatoroka ugahunga ukaza kugera igihe ukagaruka nyuma yaho nibwo waje kwinjira mu gisirikare umeze nk'aya ntama nyine nk'intama nyuma yaho nibwo waje kwinjira mu gisirikare
ibyo reka tuzabiganire mu kiganiro cy'ubutaha. murakoze cyane rero tuburebye tugasanga Kanyombya live Kanyombya live murabizi ko ari channel ibashimisha kandi ari channel ibakorera tugakora cinema filme tugakora comedy tukabona ibiganiro ubu ngubu tuze mu mwanya kugira ngo tuzaze dukora ibiganiro n'abantu bose muri rusange dukora ibiganiro nabo tugenda tureba tugasanga abafite ibibazo abatabifite abakinnyi ba filme cyane cyane abakomedien tureba banzovu ba Nyinambogo ba Philipita ba Philipita bari nabo n'abastarega bakomeye usibye ko ba Yago Yakamwana asigara umuhanzi Yago na Yakase twabashyira mu gatebo kamwe oya afadhali Yakamwana we wamushyira muri wese kuko nta mpamvu Yago ni umuntu mukuru n'undi wundi twagiye iwe gukorera uramwibuka yitwa nde Shafi akunda urwagwa sana akunda urwagwa Shafi nake si barunzimanira kabisa ngo ntabwo njya nk'urwagwa ariko Shafi nawe ni umuntu umusitari ukomeye abo bose tuzabazana Bariza bose bazaza hari n'abandi buretse ndebe n'abandi hari abandi bari Nyamirambo abantu bazababona reka tubagira ibanga okay sawa bagira ibanga ahubwo bakore subscribe kugira ngo ndetse kandi barakomeza kubona comedy na filime byose bizajya bibageraho kuko hari bishimisha ikiganiro kirashimisha ko gifite education comedy nayo irashimisha kuko abantu baraseka bakivana mu bintu byo kuzana maride ride ni ibigi bimeze nk'imihanda wagira ngo iminkanyari wagira ngo ni ibipine birimo ntuza bya bindi mugenda yani muzamuka nibiki ku bantu muri mu kigero kimwe bya bindi ugenda ukazamuka gutyo ukajya Dodan wagira ngo bafite amadodani hano ku bantu muri mu kigero kimwe aho kugira ngo uzagire dodani mu gahanga tugerageza kugusetsa hanyuma tugakora na filme y'inyigisho mu buryo ubuzima busanzwe bw'abantu. Yes ubibutsa ko kuri Instagram witwa Kanyombya live Kanyombya live yego bajyeho bagufollowing bakore kuri Instagram bagufollowing bakore share yego nimubona ukabona uhereze kuri mugenzi wawe na comment bana linking ushyire comment wakora comment uko ubishaka turazakira kandi tugatanga judgment. Tubibutsa ko buri weekend uzajya ujya live kuri Instagram ukaganiriza abakunzi bawe. Oya si ibyo gusa niba ko tugomba gukora iki tugomba gukora foundation yo gukora iki turareba ibiganiro ko twabikoze tukabisafisha neza tukabona kubyoza neza kugira ngo image aze neza noneho tugakora iki uploadinga hirya no hino mu gihugu no mu mahanga yego ubwo rero reka tubonereho kubashimira dushimira bagenzi bacu batwumva ariko mbere ko dusoza iki kiganiro uretse gatoya ari bagenzi banye batwumva hirya no hino nubwo twavuze ba Felician n'abandi muri Amerika Angelique tukatumubwira ati ka tayari nkuko uri tayari kuko nawe adukora iki agerageza kwereza abagenzi babo ibikorwa bya Kanyombya live akabyohereza kuri bagenzi be bakishima yenda kuza mu Rwanda agiye kuza nuko yagize ibibazo biriya bibazo nabyo biri kugenda bikemuka ko Imana irakora biri kugenda bikemuka tukabwira Mama Deni ari muri Amerika nawe nkabwira ati namunagane nkabwira Charlotte ari mu Bubiligi ni mubyara wanjye nkabwira Eugenie ari mushiki wanjye ari mu Bubiligi nkabwira Agnes Ingabire nawe ari mu Bubiligi nkabwira n'umukobwa wanjye tuvukaho nawe nkambwira ni gerageza nkabwira mbu frère uko biri kose uko mbibona bariya bose mfite najya muri Argentine nawe ufiteyo Lionel Messi najya hejuru hano nakuye muri Amerika hakonje ufite abashuti ndabizi najya muri Afrika y'Epfo tujye muri Afrika naho udafite inshuti ni kuzimu yi Burundi wabigenza ute ko ngiye kujyayo abo bose ni fans all right reka tubashimire rero nizere ko ntacyo twibagiwe kuvuga mu bwana bwawe n'ubusore bwawe icyo nibagiwe ni ukubwira iki ni cyande kinyuze hano Big Man nicyo ngicyo nacyo nubwo ari ikiwerewere ariko Big Man nawe ni inshuti nawe uzi ko agerageza gusharinga agakurikira agashyira muri community agapininga kuri GB Rwanda umwana mwiza n'uwo mwere ko ari ikiwerewere ni muto kuri GB Rwanda bajyeho banareba ibiganiro barimo barabakorera bagasubscribe kuri channel nawe ntabwo ari umwana we twese turafatanya kandi nkabwira abantu bafite channels nkababwira Yago Katayari Manibu Katayari Kiroso Katayari kakandi k'icyanguri kandi Urugendo TV yarayigurishije kuri inde yarayigurishije Urugendo TV yarayigurishije nkakubwira tujye ku Gicyangugu nako gakora iki
mushyire muri community natwe bashyire muri community yacu kugira ngo ariko Big Man arabikora. Big Man karabikora ni kawerewere kuri iriya nyinya yiwe n'igicucu arabikora sha ariko ntabwo atwanga ni urukundo twagiye okay madafaka Joshua aywe hello yahageze madafaka all persons or channels